mu myaka ya kera hano hari abatabizi, umuntu yararwaraga cyangwa se umubyeyi ari kunda, hari ingobyi za kinyarwanda bamuhekagamo bakamujyana Ikirinda, niho hari ibitaro, ubundi se bakamuzanira ukoma cyangwa Ikabwayi n'ahandi hatandukanye bamuhetse mu ngobyi. Abahekaga babaga ari bane, wagira amahirwe ukabona n'abandi baza kubaruhura, ibyo ni amahirwe. Hakaboneka n'abandi hafi aho batari munsi ya bane, umwe afite umuduri, undi afite iningiri, undi afite inanga, bagenda bacurangira abahetsi. Ariko muri gitangaza bagenda bacurangira abahetsi, kandi abo bacurangirwa urutugu rwahiye, guheka umuntu ukamujyana Ikirinda n'amaguru. Urumva hano ukuntu habaga habaye, umuntu akiya kugenda acuranga, umuntu yashize. Kandi uri mu ngobyi nawe hari igihe abaga yashizemo umwuka, ibyo bita gukubita igihwereye. Nuko rero abantu bakaza mu iteraniro nk'aha, ukaba wagira ngo barimo barumva. Urumva, waba utabizi ukagira ngo bafashijwe, naho bashize. Hano hari umugabo n'umugore bakubita ukwezi kurenga badasetse, bicaye muri salo yabo, bayiguze bahenze, televiziyo irahenda, inzu irahenda, ariko baseka bageze hano. Baririmbye mwongera ibitaramo abantu babonaho baza bagasekera.